mwese mukomeje gukurikira RW-KIGALI muri aka kanya nk'uko bisanzwe rero njye ndi Jet, iyi ni RW-KIGALI, nkaba mbahaye ikaze rero mwese nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'ibiganiro byacu, n'ibiganiro tugenda tubagezaho uko bukeye n'uko bwije, byibanda kuri iyi si y'ikoranabuhanga by'umwihariko forex trading, cryptocurrency ndetse na mining zigiye zitandukanye. Muri aka kanya rero turagarutse kugira ngo turebere hamwe ibiri kubera muri cryptocurrency. Nk'uko musanzwe mubizi rero, iyo twagiye muri cryptocurrency tuvuga kuri Bitcoin, ndetse iyo tuvuze kuri Bitcoin abenshi murabizi ko iyi Bitcoin ari umubyeyi w'izindi coin. Nujya kureba ama crypto hafi ya yose arimo kuzamuka, nk'uko Bitcoin nyine irimo gututumba. Kuri ubu rero tuvugana ikaba kuri ubu yamaze guhitinga ibihumbi 85 by'idolari. Nibwo bwa mbere kuva iyi Bitcoin yakorwa ibashije kuba yagera kuri iki giciro cy'ibihumbi 85. Byaba bibabaje rero iyi move ya Bitcoin imeze utya, ngira ngo wabibona nko muri time frame y'icyumweru uko chart ihagaze. Byaba bibabaje iyi move yabaye hano, iramutse igeze hano nta n'igiceri cy'atanu ukuyemo kuva hano muri ibi byumweru bibiri bishize, ariko tuvuyemo ndetse n'ikidutangiye, ngira ngo urabona uburyo biri kugenda bizamuka. Byaba bibabaje rero nta mafaranga waje kuba wakora muri iyi move kandi ukurikira RW-KIGALI. Akaba rero anariyo mpamvu ngize ntireka mfata akanya nongere ngaruke kuri YouTube ndebe ko hari icyo nababwira kandi gishobora kuba cyabagirira umumaro. Ni byinshi rero tugiye kuba twavuga kuri iyi Bitcoin, iri kuva he, iri kwerekeza he, kugira ngo tumenye ni gute dushobora kuba twakoresha amafaranga make dufite tukabasha kuba twabyaza umusaruro iyi Bitcoin. Ngewe kuri Binance rero mfiteho amadolari make cyane, nari nyafiteho mu byumweru bibiri bishize, ariko nagiye kureba ejo nsanga ayo nari mfiteho hajeho profit ingana na 850%. Murumva iyo nyungu ni inyungu nini. Byavuye hehe rero? Ni kuri iyi move ya Bitcoin iri kuzamuka muri ubu buryo. Ni nyuma y'uko rero Perezida Donald Trump atorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi Bitcoin yahise izamukana imbaraga nyinshi cyane. Reka rero turebere hamwe uko kuri chat byifashe, kuko niho dukura amakuru yo kuba twamenya ni iki kigiye kuba cyakurikiraho hano kuri Bitcoin. Ngira ngo duhereye hano kuri time frame y'icyumweru iraduha amakuru turi buze gushingiraho tumenya ibiri buze gukurikiraho. Ngira ngo murabona ko tumaze igihe turi muri uptrend, ariko turi muri uptrend twize gukora video tuba tuti hano turafite order block ishobora gusubiza inyuma market. Iyi order block market ikimara kuyigeraho yahakoze rejection. Iyi rejection rero niyo yatumye habaho iyi move imanuka, ariko nyuma market yaje kugaruka ndetse ira breakinga. Mu cyumweru gishize naho twabonye indi breakout structure iduhamiriza yuko iyi Bitcoin yacu igiye kuba yazamuka, ndetse aho izagarukira tukaba tutahazi, uretse ko amakuru ahari ari uko iyi Bitcoin yacu igomba kugera kuri TP y'ibihumbi 100. Ibihumbi 100 iyi Bitcoin nirwo rugendo ifite, kandi izaruhitinga mu gihe gito cyane. Wakurikiraho kugira ngo iyi move isigaye nawe wayibyaza iki, nawe wayibyaza umusaruro. Ndamanuka rero nze muri time frame ya daily, kuko uko ugenda umanuka niko ugenda umenya ni iki kiri kugenda kiba muri izi candlestick. Muri daily rero naho urabona ko turimo turazamuka ndetse turi gusiga so much inefficient, ndetse bivuze ko iyi market
iramutse igarutse hano muri daily fair value gap runaka, dushobora gufatiraho tugakomeza tukazamuka, kuko market ntijya igenda nk'igiti, ngira ngo nk'uko ubibona uburyo yagendaga, yagenda ikoraga izamuka, ikora pullback, izamuka, ikora pullback, izamuka, ikora pullback, ariko ifiringa fair value gaps. Market iyo isubira inyuma iba yagiye kuziba icyuho cyangwa se gufiringa imbalance kugira ngo ikomeze urugendo. Hano muri daily rero nta byinshi turi bubonemo, gusa wenda ndavuga ndavuga ku byabaye ku wa mbere tariki 4 z'ukwezi kwa 11 2024. Ku wa mbere kugira ngo murabona twe dufite market yacu irimo izamuka rwose nta kibazo, dufite break of structure kugira ngo tubone icyerekezo cy'i Bitcoin, ndetse hano dufite single candle order block iri unmitigated, kugira ngo nawe ujye kubisuzuma urebe. Ni mu gihe Bitcoin yari igarutse mu 66,000 ivuye ku 73,000. Nga rero hari single candle order block, market yaraje irayubahiriza. Ikimara kuhagera rero muri 15 minutes turebe uko byagenze, kugira ngo umenye niba wari guhita ugura iyi Bitcoin utekanye, kuko wari uzi ko igiye guhita igenza gute, igiye guhita izamuka, haba kuri wo gukora forex, haba kuri wo gukora future trading, haba kuri wo gukora spot, wowe uholdinga byose bitanga result imwe. Ahangaha rero hari market structure, ahangaha rero hari entry nziza kuri iyi imbalance, Bitcoin igaruka hano kuri iyi imbalance, hano hari entry imeze neza. Stop loss yawe munsi ya order block iri hano, ugategetinga hehe, subire mu masaha 4. Asubira mu masaha 4 turebe ni hehe twagombaga gutegetinga karaka order block. Ahangaha harimo pips nyinshi cyane, hafi 4,458. Ahangaha ku muntu holdinga harimo percentages nyinshi cyane, ndetse ku muntu ukora future trading ibyo ni ibindi. Kuri forex harimo ama pips menshi ashobora kuba yaraguhaye profit imeze neza. Ntabwo byagarukiye aho ngaho rero, market yahise ikora indi break of structure. Iyi break of structure nayo yagaragazaga ko market ikomeje urugendo rwayo rwo kugenza gute, rwo kuzamuka, nta kindi uretse kwisubirira muri lower time frame, kugira ngo umenye ngo ndakurikizaho iki, ndahita nkora iki kugira ngo nkomeze nzamukane n'iyi Bitcoin. Ahangaha rero hari inducement yabaye taken out, ubwo ni kuri bamwe mukoresha smart money concept, ariko hano nta entry yari ihari, n'abari bategereje kwinjirira hano hari order flow, ariko ntabwo market yigeze yigarukamo, ahubwo market yarakomeje igeze hano ibikoze break of structure, maze gukora hano break of structure rero nanone hano yaje gukuramo inducement, ariko nanone hano hari order block. Ahangaha rero hari indi entry, nanone ukabayinga ukategetinga iriya high, utazi ngo ni hehe iyi Bitcoin izagarukira. Naho harimo pips zigera ku 1,782. urumva ntabwo ari pips nkeya. Ahangaha rero naho hari
break of structure. Break of structure ikimenyetso cy'uko bitcoin yawe ikomeje kuzamuka. Ahangaha rero hari tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, no sorry, hari tariki 24, tariki 7 z'ukwa 11, hari ku wa kane, market ikuramo inducement. Hano hari the block irakonsolidatinga, ariko amaherezo iza kugerayo. Target nanone ni iyi high, kuko niyo high dufite. Ahangaha naho hari harimo pips zigera ku 1,149. Risk to reward ratio yari 2.92. Ahangaha naho haje kubonekaho break of structure. Ubwo hano ndi muri 15 minutes, kandi kugenda nkwereka uburyo wagombaga kubyaza umusaruro iyi move bitcoin yakoraga. Imaze gukora break of structure rero, kugira ngo witegereze neza, nta inducement dufite hano, ahubwo inducement yari iri hano. Hari isomo nigeze kubaha babwira ko iyo inducement ikorewe sweep, ahangaha ushobora kuba wahita ushaka entry. Entry rero nta yindi, hano hari market structure shift cyangwa se change of character. Tunafite fair value gap, entry yari iri hano, stop loss munsi y'iyi week, target iraha high. Hari harimo pips 1,024. Ahangaha rero market yari ikomeje urugendo rwo kugenza gute, rwo kuzamuka, imaze gukora break of structure. Ahangaha tugeze ku 77,000 n'amadolari 255. tuba turakomeje na move yacu. Ahangaha rero market yarazamutse ikora break of structure, ntiyakuramo inducement, ariko hano iyikuramo. Maze kuyikuramo rero, hano dufite aka ka order flow. Aka order flow rero nako wavuga uti kariho entry, kariho entry, cyangwa se ukajya muri time frame y'iminota 3, cyangwa se iy'umunota umwe, ugashakamo indi entry yihishemo hano. Target ugategetinga iri high, kuko niyo wari ufite. Market rero ntiyagarukiye aho ngaho, yarakomeje ikora break of structure. Ukabaza impamvu hano hasimbutse. Hano ni liquidity, nta break of structure yujuje ibyangombwa yari hari uretse ahangaha. Ahangaha rero market yaraje kuramo inducement, zose zirimo hano ibikoze kuri iyi order block, kuko niyo ifite fair value gap yujuje ibyangombwa. Ahangaha rero byari uyu munsi mu masaha 10, stop loss munsi ya order block, TP kuri iyi high, harimo risk to reward ratio ya 2.32. Iyi bitcoin rero ikaba ikomeje move yo kuzamuka, aho nk'uko twe tumaze kubibona yari yageze ku 85,000 mu kanya gatoya, mu masaha 12 zuzuye. Ahangaha rero hasigaye iki? Kugira ngo urabona hari break of structure, tukagira inducement, tukaba dufite na order block. Ariko iyi order block ushobora kuyigabanyamo kabiri kugira ngo ugabanye risk, ariko kuri wowe ukora spot trading si ngombwa kwigabanya kabiri. Ahubwo ndabwira abantu wenda bakora forex ndetse na future trading, kuri gukora spot si ngombwa kwirirwa uyigabanya kabiri, kuko ntabwo market iba yihuta kimwe ku muntu ukora future trading cyangwa se forex trading, cyangwa se undi ucuruza mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Reka rero
duhinire ahangaha nkwibutsa ko ari bwo bwa mbere udusuye, ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Cyari Jet, iyi ni RW-KIGALI nk'ibisanzwe, aribwo bwa mbere rero kandi ushobora no kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp dutangiramo updates zigiye zitandukanye. Link nanone nayishyize muri description, ushobora kuyireba ukatujoininga. Bye bye.